Nongeye kuguha ikaze wowe mukunzi wa TV, ibyishimo umunezero ibyo bikuranga, kandi nkwibutsa aho utarakanda subscribe ko wacikanywe, ko uyu ari wo mwanya kugira ngo ukande subscribe, kandi ko wakanda notification kugira ngo ujye ubona amakuru tugenda tukugezaho hano kuri TV. Kuri ubu ngubu rero ni inkuru ivugwa muri sinema nyarwanda, ni inkuru irimo igenda icicikana hano ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda. Kuri ubu ngubu rero ni umugabo uzwi cyane muri sinema nyarwanda, ni NDIMBATI. Abantu benshi bababaje cyane, abakunzi ba NDIMBATI, abakunzi ba sinema nyarwanda ndetse n'abandi batari abakunzi ba sinema nyarwanda. Ni umugabo bivugwa ko yateye umukobwa ufite imyaka 17, yarangiza akamutera inda, akabyara impanga, yarangiza akanga kumufasha. Ni inkuru rero dukesha ikinyamakuru cyitwa Isimbi, aho cyakoze iyi nkuru ivuga ngo NDIMBATI yanteye inda tubyarana impanga nuko yanga kumfasha. Muri iki kiganiro umukobwa witwa Kabahizi Firidausi avuga ko NDIMBATI yamuteye inda akabyara impanga, nuko nyuma yaho akanga kumufasha. Uyu mukobwa avuga ko yamenyanye na NDIMBATI ubwo yageraga i Kigali, bakaza kumenyana, bakaza kumara igihe bamenyanye, bikaza kuba ngombwa ko bahura, byarangiza bikarangira NDIMBATI amusindishije akamutera inda. Uyu mukobwa avuga ati, njye naje nturutse mu ntara mu karere ka Muhanga, nza hano i Kigali nje gushaka akazi ko gukora mu rugo. Ngeze aho hantu rero naje gukora akazi ko mu rugo, biba ngombwa ko nkora ako kazi ko mu rugo, ariko biza kugera nyuma bampa akazi mbona akandi kazi ko kujya gucuruza inkweto mu mujyi. Avuga ko rero icyo gihe yabaga muri Kigali akora akazi ko mu rugo, ko yabaga mu Biryogo. Rero muri icyo gihe ari gucuruza yabonye akazi ko gucuruza mu mujyi, aribwo yaje kuba amenyana na NDIMBATI, ko hari umukameramani babanaga mu gipangu. NDIMBATI rero ko yazaga aje kumureba muri icyo gipangu, aje kureba uwo mukameramani. Umukobwa rero avuga ko aribwo yamenyanye na NDIMBATI, amubwira ko amukunda ndetse ko kandi yifuza ko yakina filime. NDIMBATI rero amubwira ko nta kibazo, ko azabimufashamo. Umukobwa avuga ko mbere yaho yajyaga abwira uwo mukameramani ko nawe ashaka kwinjira muri sinema, yarangiza uwo mukameramani akamubwira ko we atabibasha, ko kandi atari we winjiza abantu muri filime. Ariko icyo gihe yaje guhura na NDIMBATI yamwizeza ko ibyo bintu azabimufashamo, ko azamurebera igihe yaba yabonye umwanya akaza kumufasha. Ariko byaje kugenda bifata igihe kinini. Uwo mukobwa arangije nibwo yajyaga ahamagara NDIMBATI amubaza aho bigeze ibyo bintu. Byaje kurangira rero uyu mukobwa avuga ko hari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12, aho yaje guhamagara NDIMBATI amubaza aho bigeze. NDIMBATI amubwira ko hari umwanya yamuboneye, ahubwo ko baza guhura bakaza kubiganiraho. Umukobwa rero yagiye kureba NDIMBATI aho bari bavuganye, nuko agasanga NDIMBATI yagiye, ariko mu gihe uwo mukobwa yari arimo abona bwije agiye gutaha, NDIMBATI baramuhamagara uwo mukobwa amubwira ko ageze ku murenge wa Gitega. Arangije uwo NDIMBATI nibwo yamubwiye ati, ndindira ndaje ngufate nuko tubiganireho. Nibwo yahageze, arangije aza mu modoka ye, aribwo uwo mukobwa nawe yinjiye muri iyo modoka aganira na NDIMBATI. Uwo mukobwa avuga ko muri iyo modoka harimo inzoga yitwa amarura, nuko NDIMBATI afata agakombe gato ka plastique kagura 100, arangije amusukiramo muri ako gakombe, arangije amubwira ko ayo
arambwira ngo ayo ni amata barimo kremu ndetse na shokora, nuko ansukira muri ako gakombe, nuko ntangira kunywa. Ni uwo munsi uwo mukobwa avuga ko yari yagize isabukuru y'imyaka 17, aribwo na Ndimbati yatangiye kugenda amubaza ibibazo bigiye bitandukanye, amubwira ngo uri mwiza, ndetse agatangira no kumubaza abahungu bamutereta. Urumva ko rero Ndimbati yari yatangiye kugenda amubaza ibibazo byinshi. Umukobwa avuga ko rero ubwo aribwo bwa mbere yaranyweye ku nzoga, kandi izindi nzoga ntazo yari azi, ko inzoga yari azi yari byeri, kandi yari azi ko inzoga zisharira, akaba yarumvishe iyo ngiyo idashariye. Uyu mukobwa rero yaje kuba asinda, aribwo Ndimbati, uwo mukobwa yaje gukanguka ngo asanga aryamye muri loji hamwe na Ndimbati. Uyu mukobwa rero avuga ko icyo gihe yaje kurakara cyane, abaza Ndimbati impamvu yamukoreye ibyo ngibyo. Ndimbati we amusubiza ko ibyo ngibyo ari we wabimusabye, ko kandi atari amakosa ye, ko amakosa ari ay'uwo mukobwa wamusabye ko baryamana. Umukobwa rero kubera ko yari yabanje gusindishwa, Ndimbati urumva ko ari we wahise umujyana muri loji kugira ngo abashe kwikorera ibyo ashaka. Byaje gutinda rero, Ndimbati barimo gushwana, umukobwa arangije amusaba ko yamugeza imbere, rero akamugeza aho yari atuye, kubera ko aho hantu ntabwo yari ahazi. Mu gihe Ndimbati we yifuzaga ko yamusiga aho ngaho akaba aryamye, bakaza kongera kubonana. Uwo mukobwa aramubwira ati oya, ntabwo ndi busigara aha ngaha kandi ntahazi, ahubwo ngeza mu rugo. Ndimbati rero yaramutwaye amugeza aho yabaga, arangije amuha ibihumbi 5. ubwo ngubwo uwo mukobwa avuga ko atongeye kuvugana na Ndimbati neza, kubera ko bari bashwanye kuri uwo munsi. Ariko igihe cyaje kugera, uyu mukobwa ngo ajya kwa muganga, bamupimye basanga aratwite. Abibwiye Ndimbati, Ndimbati amubwira ko ari nta kibazo, ko azamufasha, ko atazamera nk'abandi bakobwa bajya babyarira iwabo, ko we azamufasha ndetse akamufasha kurera abana neza. Byaje kugera igihe rero Ndimbati akajya atamufasha neza, uyu mukobwa biza gutuma asubira iwabo mu cyaro. Agezeyo na se amwirukaho, barashwana bitewe n'uko uyu mukobwa yirirwaga aryamye, intege zaracitse, nta kintu afasha mu rugo iwabo. Byaje gutuma rero agaruka mu mujyi wa Kigali, akomeza kubwira Ndimbati ibyo ngibyo, biza gutuma Ndimbati aza kumushyira mwishywa ngo babane. Ariko nabyo we birangira uwo mukobwa agarutse, kubera ko ibyo yari yaramusezeranyije atabikoraga, birangiza umukobwa ashatse aho kujya kuba. Ndimbati rero kuri ubu ngubu akaba uyu mukobwa yarabyaye, akaza kubyara impanga, Ndimbati akaba nta kintu yagiye amufasha. Kuri ibyo ngibyo Ndimbati rero icyo abivugaho, we avuga ko uyu mukobwa amusaba ibya mirenge, dore ko kandi niwe ntabyo afite, kandi avuga ko uyu mukobwa yamugerageje kumufasha uko ashoboye, kandi ko ibyo ngibyo avuga byo atari byo. Ndimbati abo bana avuga ko n'abo bana bashobora kuba atarabe, ariko akaba yemera kumufasha kuko baryamanye, ndetse kandi ko yagerageje kumufasha uko ashoboye. Ariko umukobwa akavuga ko we akeneye ko bamuhereza 5 miliyoni, yarangiza akamushakira n'akazi keza. Mu gihe Ndimbati we avuga ko ashaka kumuha ibihumbi 500, ubundi akamuha abana akabirerera. Kuri ubu ngubu rero Ndimbati, uyu mukobwa avuga ko ikibazo cye yakigejeje muri RIB kugira ngo babe bamufasha, kugira ngo Ndimbati afashe abana, kuko atifuza ko afungwa, ahubwo afashe abana, ndetse n'uyu mukobwa akaba yamufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza. Rero kuri iki kibazo cya Ndimbati nawe
akaba avuga ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Ibindi wifuza kuzamenya kuri kese ya Ndimbati ndetse n'uyu mukobwa ukazabimenya hano ku Rutonde TV. Kuri ubu ngubu bikaba biri kuvuga ko Ndimbati ashobora gufungwa kandi ndetse agafungwa n'igihe kinini bitewe n'amafuti yakozwe. Ibi ngibi rero tukazaba tumenya icyo bizavamo nibiramuka bigeze mu rukiko. Ni ku Rutonde TV uzajya ukurikirana ibindi bijyanye n'imyidagaduro. Ciao ciao.